Mwiriwe mwese. Mwiriwe. Ndagira ngo nongere mbabwire ngo ikaze ku munsi wa kabiri wa 40 ya 2022. Ngira ngo turacyari mu minsi igora abantu. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri iyo wirije ariko koko kuko hari abantu bamwe biyiriza igice, ariko byo nabyo simbibanenga. Buri muntu wese agomba kugerageza uko ashoboye, ariko ubundi umunsi wa mbere n'uwa kabiri niyo minsi igorana mu kwiriza ubusa, kuko umunsi wa kabiri wumva hatangiye kuzamo n'amaserere, hatangiye kuzamo n'umutwe, hariho n'abagira n'amasesemi. Ubwo wumvise afite kimwe muri ibyo ngibyo ntagira ngo ni corona. Birasanzwe iyo wirije ku munsi wa kabiri habamo umutwe n'isereri, ndetse rimwe na rimwe kumva ufite n'isesemi. Ariko mbanze vuga ikintu kimwe ku kintu cyitwa kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa ni umuco abantu benshi muri no minsi, kubera ko isi igenda yoroha, ubuzima bukagenda buryoha. Noneho ndatangara cyane, usanga abantu benshi babyibazaho ikibazo ngo buriya ubundi kwiyiriza ubusa ni ngombwa. Kwiyiriza ubusa ni ngombwa, ngo ni ngombwa kwiyiriza ubusa. N'ubu natwe twashyizeho iminsi 40. Njya mvuga nti 40 buriya ni nka mwezi Ramazani y'Abayisilamu, kuko buriya byo nta nubwo bigorana. N'ubundi hariho abantu barya rimwe ku munsi no mu buzima busanzwe, atari ukubera ko biyirije, ahubwo ari ukubera ko badafite ubushobozi bwo kurya rope 3 ku munsi. Hari muzi ko muri uyu mujyi hariho n'abantu barya rimwe mu minsi 2. Ugasanga umubyeyi afite abana bajya ibihe byo kurya, abariye kuwa mbere bakiyiriza kuwa kabiri bakazongera kurya kuwa gatatu. Ubwo abariye kuwa kabiri bakiyiriza kuwa gatatu bakazongera kurya kuwa kane. Atari ukubera ko biyirije, ahubwo kubera ko babwiriwe badafite ubushobozi bwo kurya, kandi bakabaho. Yego ntabwo ubona babyibushye nkanjye ariko ubona bariho. Rero icyo nendaga kubabwira nuko kwiyiriza ubusa icya mbere ntawe byica. Buriya mwari muzi yuko uburyo Imana yakoze umubiri w'umuntu, ushobora kumara iminsi 40 utarya ntugire icyuho. Jewe ndi umugabo wo kubihamya, kandi murabona uruti rwanjye ko rungana jewe 40, kandi icyo gihe ubwo nari ntaranabyibuha. Uzi ko ubu ngubu nabyibushye, ubu mfite ibiro 76. Icyo gihe nayakoze mfite 62. Buriya hari igihe nanjye nari mutoya ntarabyibuha. Uriya mudamu mureba yanyitayeho ndabyibuha, nongeyeho ibiri 10. Ni murebe uko ngana ubu ndabyibushye. Icyo gihe rero nari mfite 62, kandi narayakoze 40 ndayirangiza ntarya, nywa amazi gusa, ndayirangiza ndayifunga neza. Ariko mbabwira ikintu kimwe, uziyemeza gusenga 40 atarya na rimwe, azaba ari Imana yabimubwiye. Nawe ubundi aribo babyihaye ngo ugiye kwigana, inzara izakurya wicuza icyatumye uvuka. Imana nibikubwira uzabikore, nitabikubwira ntuzabikore. No muri Bibiliya ntabwo ari abantu benshi basenze 40. Umuntu wasenze 40 kenshi ni Mose, yayisenze 2 yikurikiranye. Yakubise 40 amanutse asanga abantu basenze ikigirwamana, arongera asubira yasenga indi 40. Uriya mugabo nzamubaza ukuntu yabigenjeje, kuko ngewe navuye muri 40 nsigaranye amagufwa gusa n'uruhu ruyafashe. Rero nibazo wasenze 42 yikurikiranye, ariko kubera ko yari hamwe n'Imana ishobora kuba yaranyuzagamo ikamuhiramo. Icyo nababwiraga, utinya yuko ashobora gupfa ntacyo uzaba. 40 rwose ushobora kuyikora kandi ukavayo, kuko burya Imana yaremye umuntu ashobora gusenga 40. Yesu yarayisenze 40. Tubona na Eliya burya avuye munsi y'igiti cy'umurotemu, ropa yari yariye ngo yayigendeye iminsi 40, kandi ntaho batubwira ko bongeye kumugaburira. Nawe ashobora kuba yarayirangije, kandi we yararimo no kugenda. Ubwo rero 40 rwose turya nijoro ntizabagora, sibyo? Muzihangane mukore myinshi ishoboka. Ariko icya kabiri nenda kuvuga si icyo ngicyo. Umwami Yesu yabwiye yigisha abigishwa be, arababwira ngo igihe mwiyirije ubusa, when you fast, bivuga ngo yateganyaga ko abigishwa be bazajya biyiriza ubusa. Ndetse abigishwa ba Yohana baraje baribaza bati ariko ko abigishwa bawe batiyiriza? Bati nta mpamvu yo kwiyiriza, umunsi nabavuyemo baziyiriza bashaka mu maso hanjye. Amen.
icyo rero ni ikintu cya gatatu. niwiyiriza ujye ufite impamvu ituma wiyiriza. muranyumva neza? ntukiyirize gusa kubera ko ari muri 40. niyo mpamvu buri muntu wese ushake nibura icyifuzo kimwe cy'ingutu, ku buryo Imana ije ikakubaza ngo rwose ikintu gifite aka gaciro ku buryo wemera ukibuza kurya ni iki. hari igihe tujya turara amasengesho ntitwabiherukaga, ariko nabyo ngira ngo ubwo bemereye abanyakabari n'abanyabitaramo kugeza saa 8, ngira ngo natwe dushatse twabigerageza. none se igitaramo si n'ikindi, ngo niba abanyabitaramo bazajya bageza saa 8, natwe dushobora kubigerageza tugakora ibyacu. ubwo rero bibabwira ngo gukesha ubwo nabyo byarafunguriwe, sibyo? ariko icyo nendaga kubabwira si icyo. hari igihe tujya dukesha nkabaza abantu twararanye ijoro, ahubwo nari ku bungubu Imana ije ikagusanga hano wibujije gusinzira, ikakubaza ngo ubundi iki, wayibwira ko ari iki cyakuzanye? uzi ko abantu benshi nta kiba cyabazanye, baba baje kubera ko ari umunsi wo gukesha. abandi bakaza gusa, mushobora kubyemera cyangwa ntimubyemera. hariho n'abaza kubera yuko babuze aho barara, kakubwira ati ngewe nabonye ijoro rinyiriyeho ndabaririza, barambwira ngo hano ngo barakesha, nanjye ndaza ndakesha. icyo ni ikibazo cy'umuriro, mwihangane. uyu mujyi ufite ikibazo cy'umuriro gikomeye, kuko iyo bigejeje nijoro umuriro uramanuka. ubundi tugomba kugira umuriro wa 220 niyo minimum, ariko hari umanuka ukajya ku 130. iyo umanutse gutyo rero ibyuma bivuga kuriya, buriya ntibizabatangaze, ni ikibazo cy'amashanyarazi, buriya bagabanije ibyuma bimwe. so ariko reka dukomeze. rero icyo nababwiraga, niba uraye ijoro jya ugira ikintu kingana n'inzara yawe, kandi niba ari kinini nawe uzashyiremo inzara ingana nacyo, sibyo? ku buryo ubwira Imana ngo Mana mbundikiye ikintu kinini gitumye nshobora kwiyiriza ubusa cyangwa nkarara ijoro kugira ngo nzakibone. biterwa n'umutwaro utwaye, ubwo uzagena uko bigenza. amen. ntabwo ari iyo nyigisho yacu, murabizi muri iyi minsi turimo turiga inyigisho y'ubusonga, kuko kugira ngo uzumvire inyigisho yo kwatsa impano yawe ikaka, ugomba kubanza ukumva ibingibi turimo kwiga. kuko naje kubona yuko ikibazo gikomeye abakristo bafite mu migendere yabo ya gikristo gituma bajandajanda, gituma batagira ubwitange, icya mbere ni ukutamenya abari bo, ni ukutamenya n'urufatiro bubatseho. umuntu aravuga ati ariko ngewe hari ukuntu mbyumva, ukamubwira ati rwose ko wagombye kubyumva, kuko hari ukuntu Imana yabivuze. niba uri umuntu w'Imana hari uburyo ugomba kugenda. haleluya. buriya rero ibintu by'Imana byose kugira ngo ubyumve neza, murabibasubiriramo nanone hano. uzasome Itangiriro igice cya 1 n'icya 2, usome Ibyahishuwe igice cya 21 n'icya 22. bizagufasha kumva aho Imana yatangiriye naho irimo kutujyana. haleluya. aho Imana yatangiriye naho irimo kutujyana, kuko iyo uzi itangiriro ukaba uzi n'iherezo, ibirimo hagati byose ushobora kubicunga neza. amen. uhagurutse i Kigali kuri rompuwe yo mu mujyi, hari imihanda minini ibiri, izo bita national roads. uzajya uyibona handitseho RN, uzabona uwanditseho RN1, uzakubwira ngo uyu muhanda uragenda, ukagenda RN1 ngira ngo n'uyu nguyu ucana haruguru niba ntabicuritse, cyangwa numanuka epfo. ibyo ari byo byose hari imihanda ibiri. uramutse wibeshye ntabwo uzagera iyo wajyaga. nugenda wagera muri rompuwe ugafata uyu nguyu, uzamenya ngo niba wari ugiye i Muhanga, cyangwa wari ugiye i Gicumbi, cyangwa wari ugiye i Musanze, cyangwa wari ugiye Huye, cyangwa wari ugiye Gikongoro, Nyamagabe,
ntabwo uzagerayo, kuko wafashe umuhanda utariwo kubera ko ntiwitaye ku iherezo ry'aho umuhanda ujyana. Iteka ryose ugomba kumenya aho bitangirira, ariko ukamenya n'aho bizarangirira. Amen. Kuko aho bitangirira ni nacyo kintu gikomeye cyane, kuko nureba Bibiliya aho itangirira niho hatubwira ubundi migambi Imana yari ifite ku byo yaremye. Niyo mpamvu muri ino minsi turimo turasubira ku kintu cyitwa ubusonga mu bwami bw'Imana. Uyu munsi turareba Adamu nk'igisonga cyangwa sekuruza w'ibisonga by'Imana. Adamu ni ibiki yagombaga gucunga? Kuko ibyo ni mu byumva ntabwo muzongera kwibaza ikibazo. Hari abakristo no muri kino giseke, hari abakristo benshi muri iki giseke mu byifuzo birimo bibaza ngo Mana ndasenga ngo umbwire impano yanjye iyo ariyo. Icyo ni ikibazo kibajije nabi, kuko abantu bageze aho barabyitiranya, bumva yuko impano y'Imana igarukira ku buhanuzi, ku kubwiriza ubutumwa, ibindi byose bisigaye ntabwo ari impano z'Imana. Ariko nkuko twabisomye ejo, Pawulo yaranditse aravuga ngo niki mufite mutahawe, bikubwira ngo ibyo ufite byose ni impano y'Imana. So uri igisonga. Uyu munsi tugiye kureba ibintu tugomba kubera ibisonga. Muratangara kandi muraza kubona aho bihurira n'ubuzima bwacu bwa gikristo, kuko nicyo ngira ngo muri iyi minsi tuzasobanukirwe bitume tuba abakristo bakuze. Abakristo benshi bagira ubuzima, mubona bari abantu bacuranga gitari cyangwa bacuranga iriya nanga. Iriya gitari igira imigozi 6. Hari abantu biga gucuranga gitari akakubwira tubunzi gucuranga, agacuranga umugozi umwe, note zose ziba ziriho, akajya ava hasi akazamuka do re mi fa sol la si do, akongera akamanuka do si la sol fa mi re do. Umugozi umwe ushobora kuwucurangaho indirimbo bigakunda. Ariko umuntu uzi gitari aba abizi ngo iyo uvugije umugozi umwe ntabwo bishobora gutanga amajwi meza nk'iyo uvugije imigozi yose uko ari 6 nk'umucuranzi mwiza. Twebwe rero no mu busonga bwacu niko bimeze. Hari umuntu ucunga akantu kamwe. Mujya mubona hari abantu bita ba bodybuilders, babandi baterura ibiremereye, ugasanga umuhungu yazamuye igituza kabisa akitaho, agira igituza kingana n'icy'inzovu, ukabona ibimiskure binini, ugasanga amaboko n'amaguru birenda kungana. Ariko wamubaza ibindi akakubwira toyati, ibyo byose byumbamo mba muri body. Ugasanga undi yagiye mu gitabo ariga pe, ntuzamubaza ibindi, umubwire ngo se umubiri wawe kutawitaho, arakubwira toya icyangombwa ni umutwe n'ibindi. Reka ne kwitanga imbere, mufate Bibiliya zanyu tujye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere. Itangiriro igice cya mbere. Ejo twatangira imbere ko turatangira kuri 26 uyu munsi tugeze kuri 31. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Haleluya. Kandi ikintu gishekeje, urumva umuntu ari muri sengiriye, ariko buriya ni imihindurire mibi yo kuva mu cyarameya cyangwa igiheburayo bajya mu kinyarwanda. Ubundi iyo bashaka bari kuvuga ngo turema abantu, ariko kubera ko hariya uyu witwa Adamu, ubundi Adamu bivuga muntu, ashatse yari kuvuga ngo tureme muntu bagira ishusho yacu base natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu.
kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu. Haleluya. Nabivuzeho ejo, Imana yarabanjiremo ibintu byose, irangije mu muntu ku munsi wa gatandatu, irabyitegereza ibona ari byiza, iravuga ngo ibi bintu naremye ni byiza. Ku munsi wa karindwi irema ikiruhuko. Ibi ngibi rero tumaze kubona biduha neza ubusonga bwa Adamu na Eva, kuko ikintu cya mbere bagomba gucunga, Imana yaramubwiye ngo murebe ibintu byose biri muri iyi ngobyi, mwimenyereze ibirimo, mu bitegeke. Aho niho ubusonga bwa Adamu bushingiye, kuko mbere umurongo wa mbere wa 2 utangira uvuga ngo mbere na mbere Imana. So bivuga ngo nyiri ibintu, nyiri ubutware ni Imana. Mushobora kwibaza mutari rwose kuki pastor akomeza gusubira muri ibi bintu, ninde utabizi? Reka mbabwira abantu benshi ntabwo babizi rwose. Kandi ikintu gitangaje, ntabwo bikuraho yuko Imana ikomeza ikaba nyiri byose. Ariko muzumva abantu bakubwira ngo ariko ubundi Imana ni ngombwa. Uwo nutazi yuko mbere na mbere hari Imana. Hariho n'abandi batayihakana ariko nta kibabwiye. Abo nabo bari muri kategori imwe n'abandi bati banavuga ko idahari. Hari ubwakubwira ngo ariko Yesu ndi mubisi ndi umuhakanyi. Nubundi nawe niba utari umuhakanyi ariko ukaba utayumvira, nubundi we n'abahakanyi muri mu gatebo kamwe. Isi yuzuyemo abantu babahakanyi, bamwe babyemera n'abandi batabyemera. Yewe hariho n'abarokore babahakanyi. Ushobora kumbwira se umuntu ashobora kuba umurokore akaba n'umuhakanyi? Yego, byoroshye nko kuba umunyabyaha kandi uri umurokore. Unagakubwira ati ndakizwa ariko ubwo ndeba ndi umusambanyi, ahubwo kwe nawe ugura umuhakanyi. Murabyemera? Intambara imwe mpura nayo mu rubyiruko, nagakubwira ati narwanye no kwikinisha byarananiye, nkabwo nawe ugura umuhakanyi. Nta Mana uzi. Kuko buriya ikibazo gikomeye nuko nta jambo dufite mu Kinyarwanda. Ikibazo gikomeye dufite mu Bukristo ntabwo ari aba atheiste. Oya, nabo njye nita apatheiste. N'abantu batagira ikintu bibabwira ibintu by'Imana, n'abantu babanebwe mu bintu by'Imana. Abahakana Imana bo nta kibazo. Imana ndavuga iti bari yabo ndabazi nzi uko mbafata. Ikibazo ni abapatheiste, n'abantu usanga ari abanebwe mu by'Imana, ntibakonje ntibabizi. Uzanarebe ntabwo Imana ijya ivuga ngo abahakanyi banteye ikibazo, iravuga ngo umva ntukonje ntubize urakaza uyazi. Abo rero nibo dufite benshi babaho nkaho Imana idahari. Kubera icyo abantu bamera batyo nuko batigeze basobanukirwa aya magambo twasomye. Imana yafashe Adamu na Eva ibashyira muri Edeni, irababwira ngo hari ikintu kimwe ngiye kubasaba, mwimenyereze ibiri muri iyi ngobyi, mu bitegeke, mu bigenge, kandi mu bigenge muzi yuko mbari hejuru. Murimo muramunyumva? Mwimenyereze, ngiye kubabwira ibyo tugomba kwimenyereza ibiri muri iyi ngobyi byose mu bitegeke, kandi mwibuka yuko mbere na mbere Imana. Ibi ngibi bisobanukiwe bigukura mu byaha byose. Iyo mvuze byose ni byose. Murabibabwira hano rero hari ikintu giye kintangaza cyane. Hari iyo usobanurira abantu ibintu wumva neza bakagira ngo uba wirarira. Ukabwira umuntu uti jewe sinshobora gusambana, bati pastor arirarira, wese nturi umugabo nk'abandi. Hari abantu hari groupe nabagamo y'abagabo mu bintu by'imirimo twakoraga, ariko twari uruvange rw'abakijijwe n'abadakijijwe. Noneho hakabamo abagabo bakunda gutanga ibiparu by'abagore. Kuje sinzi ikintu kiba mu bagabo bagakunda gutanga ibiparu bijyana ku bagore.
hajya bambwira ko ibi biparu ntimukabivuge turi kumwe, ngo pastor ngo yigize intungane ngo nimumwihorere. Noneho mwaza kuvuga ati nimumwihorere tuzamubona. Ndababwira nariko ngiye ntabwo mubizi neza, hari ibintu ntashobora gukora birimo n'ibyo muvuga. Kubera iki? Mbere na mbere Imana, ngewe nza amaso y'Imana, hari ibintu ntashobora gukora atari ukubera ko ndi umunyembaraga. Sinzi niba byazanshobokeraga mukabyumva. Mpora nsenga Imana nk'ibintu Imana wazamfasha abakristo bakumva yuko iyo dusubije Imana mu mwanya wayo ibindi byose nabyo bisubira mu mwanya wabyo. Ngaho mbwiza ukuri, usamba nute Imana iguhagaze hejuru? Urwana n'umugabo cyangwa n'umugore ute Imana yaragushyingiye, waba uri hamwe na soko ukamukubitira umwana kureba? Hari uwabitinyukara? Ariko ubundi burya rero ngewe hari n'ababikora bakanabakubitana bombi. Hari ababikora rwose akamukubitana se kuko hari nawe akamukubita, kuko hari abantu barwabuze isoni babaho. Ariko witonde, uyu nguyu we tuvuga ni umunyembaraga, afite n'abaserafi n'abakerubi bamuherekeza. Utangiye gutera yerere bashobora kubera atari kubyitondemo turagushyira hanze. Buriya uwitwa Uza muramwibuka mu gitabo cya Samweli cya 2, Dawidi yazamuye isanduku y'Uwiteka. Noneho Uza we yabonaga igisanduka gusa, ariko Imana yari yarabwiye Mose ngo iyi sanduka ni icyubahiro cyanjye kizaba kiri hagati yanyu, ni igishushanyo cy'icyubahiro cyanjye kizaba kiri hagati yanyu. Noneho rero bayishyira ku igare barayizamukana. Noneho bageze mu nzira, icyubahiro cy'Imana kiremerera inka ziratsikira. Uzarambura ukuboko, escort w'Imana aramukubita arapfa. Burya ntabwo ari Imana yakubise Uza. Imana igira abakerubi n'abaserafi bayiherekeza, baterura isanduka yayo bakayigenderana. Muzasome muri Ezekiel muzabibona. Escort arakubita, we uzamura ayo maboko yawe urashaka gukora kuri boss. Ahubwo aho ngaho ngo Dawidi atinya Uwiteka. Hari abantu batagitinya Imana kubera iki? Ntabwo twasobanukiwe ibi ngibi. Rero kuba twaratangiriye iki cyumweru tugatangira ku cyubahiro n'igitinyiro cy'Uwiteka, nuko ariyo fondation y'ubukristo bwacu. Jewe ntinya Imana kuruta nuko nitinya. Hari ibintu ntashobora gutekereza kuko nzi ko Imana ibimbuza. Ariko ukabona umuntu yabumbura umunwa akavuga ibintu bibaze, uyu muntu bitebye. Ngewe nshobora kwibagirwa ibintu, simbikore neza, ariko sinshobora kugambirira gukora nabi kuko ibitekerezo byanjye ntibinkundira kubitekereza. Kandi mushobora kugira ngo nubwirase nkabwira ntoya, icyo ngicyo nicyo cyitwa kumenya Imana. Hari ibintu utangira gutekereza ukumva umwuka w'Imana arakubwira ngo ibyo ntunabitekereze, nturenze aho ngaho, ntubitindeho, kuko Bibiliya bitubwira neza ngo irari riratwita rikabyara icyaha, icyaha kikabyara urupfu. Bikora bite? Unyura ku kintu cyangwa ku muntu ukamwifuza, noneho ugatangira ugafantasayizinga, ugatangira ugatekereza, warangiza hakavamo ibitekerezo byo kujya gukora ibyaha. Utongana n'umuntu ugakora imigambi yo kumwanga, wajya unavuga hagasohokamo urwanga umwanga. Kubera iki? Wabitse mu mutima wawe urwanga umwanga, kandi Imana ikureba. Ahubwo nta Mana uzi. Ngaho niyo nashaka nagarukiriza aha ngaha nkahubwo ni mwisuzuma, ariko dutangire 40 twihana. Ntacyo byakumarira gusenga 40 usengera hejuru y'ibyaha. Abantu ntabwo bajya babyumva. Bazanira Imana ibyifuzo nabo batarasubiza ibyifuzo bashakaho. Nibikirera Imana yabwiye Adamu ngo arinde yimenyereze. Icyambere buriya abantu batabona, icyambere Imana yahereyeho yaramubwiye ngo Adamu wimenyereze ibiri muri iyi ngobyi, nawe yari arimo. Bivuga ngo yagombaga kubanza akimenyereza ubwe, akavuga ngo jyewe Adamu ntegeka Adamu,
amen. Jyewe Adamu ntegeka Adamu, donc nimenyereje. Niyo mpamvu mbabwira ibi ngibi, jye nimenyereje kubanza nkicunga mbere yo gucunga ibindi n'abandi. Icyo rero nicyo abantu benshi batamenye, nicyo abarokore benshi batamenye. Icya mbere Imana izakubaza uburyo wacunze umubiri wawe yaguhaye n'uburyo wawukoresheje. Uyu mubiri twebwe tuha agaciro gato. Hari n'igihe numva abakristo baririmba ariko izo ndirimbo mwazazivuyeho: wa mubiri we urandushya, wa mubiri we uzabora, bagusige uzabora, bakunogereza ariko uzabora. Ibyo bintu muba muririmba, iyo ni teoloji ipfuye. Uyu mubiri kuba uzabora byo si ikibazo, ariko mwibuke Imana iyo ivuga umubiri ntabwo ivuga gutyo, iravuga ngo uru ni urusengero rw'Umwuka Wera. Halo, murabyumva? Uru ni urusengero rw'Umwuka Wera. Umubiri ntabwo ari ikintu gisuzuguritse, ugomba kuwimenyereza ukawitaho ko ni urusengero rw'Umwuka Wera. Umuvugabutumwa umwe yapfuye afite imyaka 29 kandi azize umuhamagaro. Yakundaga gusengera abanyabyaha, noneho imvura yaba yaguye nako mu gihe cy'imbeho akajya muri neje gusengeramo kuko byatumaga adasinzira. Murabizi n'ubu harimo bamwe babikora, bajya gusengera mu mazi, akagenda karara mu mazi. By the way, birya nabyo muzabyitondere. Abantu bakagenda bakajya muri za Kamira Nzovu, umuntu uza muri Nyungwe haba imbeho, akagenda kararamo ngo biratuma ngo atagira ate, ngo adasinzira. Menya ngo uba urimo kwica umubiri wawe, kuko ushobora kurwara hipotermi bakaguhamba burundu. Uzajye musigaranye isukari nkeya mu mubiri, hari ubwo amateka yawe azaba mabi. Ariko si icyo ndimo gushaka kuvuga. Uwo rero yakundaga gusenga, akajya mu rubura agapfukamama agasenga, noneho aza kurwara ibyo nababwiraga nyine bya hipotermi. Bamujyana kwa muganga, muganga aramubwira ati termino ni ugupfa nta kundi. Yanditse amagambo aravuga ngo Imana yari yarampaye ifarasi yo gukora umurimo wayo, none ndayishe, umurimo ntawurangije. Uyu mubiri tugomba kuwitaho, kuko kimwe mu byo tugomba kwimenyereza n'uyu mubiri uriho, tukawutegeka ntudutegeke. Amen. Mwimenyereze ibiri muri Edeni byose mu bitegeke, birimo nawe ubwawe. Wimenyereze uyu mubiri wawe ubutegeke. Haleluya. Ukawutegeka. Hariho numva abantu bambwira ngo ugiye ngo byarananiye kureka gusambana, nkabwira ngo imenyereze umubiri wawe ubutegeke. Kumva abantu b'abagabo cyangwa b'abasore bakubwira ati giwe ndwaye indwara yo kwikinisha, imenyereze umubiri wawe ugira ute, ubutegeke. Iyo wakunaniye kuwutegeka, ubwo busonga bwawe buba bwatakaye. Niyo mpamvu nshaka kubwira abantu bari bafashe icyemezo cyo kwiyiriza iminsi mike, muzongereho mwumve niba mushobora kwimenyereza umubiri mukawutegeka, kuko ntabwo uyu mubiri ushobora kwicwa n'inzara. Urya nijoro ntabwo umubiri upfa, ariko kubera ko igifu cyamenyereye kugutegeka, wiyiriza ku manywa ukumva amarara atangiye arajoroye, ukumva igifu kirikubye, ukumva igifu kiraturunye, uti ndapfuye. Ntabwo upfuye, urimo urava mu butware bw'igifu. Abasore nk'abariya baragenda imitingito yaba myinshi, ati ndapfuye, ati nintabona uwo turyamana ndapfa. Nta muntu namwe wari wicwa nabyo. Ujye ubyihorera urebe kupfa, ntacyo. Halo, icyo ni icyambere Imana yahaye umuntu ngo yimenyereze agitegeke. Icya kabiri Imana yamuhaye ngo yimenyereze ubusonga bwacu. So hari ubusonga bw'umubiri wanjye, uyu nguyu nkawutegeka, nkaba igisonga cyawo, nkawukoresha neza, ariko ntuntegeke, kuko jyewe ndi igisonga cy'ibyo Imana yamuhaye, ndabitegeka ntibintegeka. Mwimenyereze ibiri muri iyi ngobyi byose, mugire mute, mubitegeke. Reka mpere kuri icyo ngicyo. Abarimo bose, ari abarimo kunyumva hano cyangwa n'abanyumvira kuri, bafite imibiri yabananiye, ni mubyimenyereze
mubitegeke. Mwimenyereza aka karimi. Kimwe mu bintu bigora abantu kubitegeka niko Yakobo yanditse, yaravuze ngo abantu bashobora gukontorora amafarasi n'ibindi bintu byose, ngo ariko akarimi karanze. Tega amatwi karimi kashyari. Hari abantu bagira karimi kabananiye kugakontorora, gahora karabya nk'akinzoka, kandi yabumbuye umunwa avuga ibibi n'ibihwehwe. Siko Bibiliya ivuga se ngo iyo wumbuye akanwa ngo bavuga ibibi n'ibihwehwe, ngo imihogo yabo ni nk'imva zirangaye. Ayo magambo ntabwo ari jyewe wayahimbye, ari muri Bibiliya. Muzarebe Yesaya 59, muzarebe Zaburi ya 14, aho hose Imana ikavuga ngo noneho imenyereze akarimi kawe ugategeke, ubigisonga cy'ururimi. Kandi muzi uburyo umuntu abigisonga cy'ururimi, ngo akuzuye mu mutima niko gasohokera mu kanwa. Iyo uhora utekereza nawe uvuga nabi, byo rwose birikora. Kera twiga mu seminari twajyaga dukora iminsi yo guceceka, iminsi yo kugira gute, yo guceceka, tukarya tutavuga, kugira ngo uzafate abantu b'abajene b'aba teenagers bo hagati y'imyaka 12 na 19. Kugira nagiye mu seminari mfite 12, narangije mfite 19. Iyo ni imyaka ubundi igorana, ariko ikintu cyabaga kibujijwe cya mbere muri iyo minsi ni ukwirukanka, wagendaga buhoro, kuko no mu yindi minsi byari bibujijwe. Ndibuka yewe ubundi nakundaga kwiruka, ubundi ndihuta, ubu ngo cyakora byaragabanutse kubera ko maze gusaza na vitesse nayo ndayitegeka. Narirukanse ndagenda, twari dufite umupadiri akundaga gusoma brevieri ni igitabo cy'abapadiri basoma nyine kiba kirimo amasengesho. Nkati nguni nawe yigezemo ndamugonga, hanyuma arahagarara. Yari umugabo mwiza, yari umugabo munini cyane. Arahagarara ndeba mpagaza nkubiturushye, yikomereza brevieri. Noneho nimugoroba njya kumusaba imbabazi, arandeba, wesha Rutayisire niwe nakubise urushyi. Ni jyewe nyakubahwa recteur, igendere. Iyo nagukubise urushyi burya mba narangije kuguhana. Nuko yavugaga. Yari umuntu mwiza cyane, nta nzika yabikaga. Yabaga asoma brevieri nyine nzikuga yabaga yisize hasi, n'uwamugonze yagukubitaga urushyi ubwo mukaba murabirangije. Rero mbabwira, kwiga kugenga umubiri wawe, ukagenga ibitekerezo byawe. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose ariho biva. Mu yandi magambo, bigisonga cy'umutima wawe, ubigisonga cy'ururimi rwawe. Hari abantu bavuga amagambo agasiga ibikomere. Dawidi yaranditse aravuga ngo amagambo yabo aricyaye nk'inkota, ngo ni nk'imyambi ityaye. Kandi bivuge cyane abadamu mumbabarire kubivuga gutyo. Buriya mugiye mukareba inkomere ziba mu bikari byanyu, inkomere z'abakozi, kubera akarimi gatyaye k'abagore b'abarokore basenga. Akarimi gatyaye karasa imyambi nk'umuheto. Rinda imenyereze ibiri muri Edeni byose ubitegeke. Haleluya. Kuko iyi niyo nzira y'ubukristo nyakuri. Kumenya abo turi bo, noneho ukabanza ukarinda wowe. Kuko ibindi byose biroroshye kubicunga. Muzitegereze, ndaje mvuga ibindi nka 3 tugomba kurinda, tugomba kubera ibisonga. Byorohera umuntu gucunga kampani akayiyobora pe, ariko bikamugora kwicunga ubwe. Ugasanga agira desordre mu mitekerereze, ugasanga afite amagambo yuzuyemo ubumara n'umushari, ugasanga umubiri we uramutegeka, atwaye V8 ariko yasinze,
cyangwa afite ibindi arimo gukora ntagiye kurondora hano muzi namwe. Kwibaza bishoboka bite ko umuntu yiga akabona PhD ntiyige kubanza ngo acunge uyu nguyu ugiye? Niyo mpamvu ari we natinzeho, kuko ubundi Imana nijya no kumbaza ntabwo izahera ku rusengero mbaze ngo atwane wacungaga urusengero gute, izabanza imbwire ngo ariko ubuzima naguhaye wabucunze ute wowe uyu nguyu uyu. Kuko nshobora gucunga ibindi neza nkahagarara ku muhanda nkaba icyapa kibohereza mu ijuru kandi jyewe nkazarimbuka, kuko nacunze iby'urusengero neza, mbwiriza ubutumwa bwiza neza, ariko sinacunga ibyanjye neza ngo tuzajyaneyo. So bigisonga cyagegegewe gegenyine. Amen. Muhere ku mutwe mugeze ku birenge, mwumve ubusonga buhari uko bungana. Ubusonga bw'uyu mubiri physical, ubusonga bw'uyu mutwe intellectual ubwenge, ubusonga bw'uyu mutima emotional, hacunga amarangamutima yanjye nta ntegeke ngo mvugishe ibyo ntagomba kuvuga, ngo ntucye umuntu ntagombaga kumutuka. Noneho nkacunga n'umwuka wanjye, ubugingo bwanjye bukaba buzima mu Mana. Nkunda ukuntu Yohana yabyanditse mu rwandiko rwe rwa kabiri oya rwa gatatu. Ayo magambo ngiye kuvuga aba mu rwa gatatu ntabwo ari rwa kabiri, ubona ari mbabeshye cyangwa nari nibeshye. Urwandiko rwe rwa gatatu hari ahantu Yohana yanditse aravuga ngo ndagusengera ngo ube mutaraga. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohana ni umurongo wa 2. Ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ube muzima in the body nk'uko uri muzima mu mwuka. Ubwo abarwaye mwese n'abafite abarwaye, ibyo nabyo biri mu byifuzo dushyiramo hariya, kuko tugomba no kuba ibisonga by'imibiri yacu no mu byo dusengera. Ariko sinzongere kumva umuntu uririmba, ariko hano nta nubwo zihaba izo ngizo ndababeshye. Ndumva ntawe utimira aririmba indirimbo ngo wamubiriwe ngo urandushya ngo ndagusiga nkakunogereza ariko uzabora. Ubu uzayiririmba hano nzamucecekesha. Nubwire n'uyu mubiri ni urusengero rw'umwuka wera, tugomba kuwitaho, sibyo? Iyo ugaburire, ariko nibiba ngombwa unawushonjeshe kugira ngo wige kubutegeka, we kubutegeka. Reka tujye ku busonga bwa kabiri. Ubusonga bwa kabiri hariya twasomye batubwiye ngo Imana imuhumekeramo umwuka wayo ngo agira umwuka w'ubugingo, sibyo? Biriya ni ikintu gikomeye cyane, gucunga kuba igisonga cya relationship zacu n'Imana. Kuragira umwuka w'Imana yadushyizemo nawe ukagira ubugingo, kuko umwuka we nta kindi ugaburirwa iby'Imana. Umubiri tuwugaburira ibyo kurya, ubwenge tukabugaburira ubwenge nyine buvuye mu bantu cyangwa buvuye mu bitabo cyangwa mu mafilime cyangwa n'ibyo twumva, ariko ubugingo bugaburirwa iby'umwuka, butungwa n'ijambo ry'Imana, bugatungwa no gusenga, bugatungwa no gufatanya n'umwuka wera. Iki rero nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Usanga abantu benshi bita ku bindi, uzarebe cyane cyane muri iki gihe twabaye abahanga bo kwiga, twitaye ku mubiri pe. Abantu basigaye bakora siporo, muzarebe no ku cyumweru abantu barakubwira ati 2 mu kwezi tugomba kujya muri siporo mu mujyi tugakora siporo. Bita ku bwenge, baratubwira turiga, tuzana ibitabo turasoma, tujya kuri internet, tujya kuri Google Scholar n'ibindi byose, tuba abanyabwenge, sibyo? Ariko turangije twibagirwa yuko tugomba no kuba ibisonga by'umwuka, tukagira ubugingo. Aha rero ni naho hari ikibazo cyane, kubera yuko turi muri scientific world, isi igendera ku bumenyi bwo muri laboratoire. Nahoze mbwira abo twateranye muri lunch hour ngo ni ikibazo gikomeye cyane, ni umuvumo ukomeye
kuba muri scientific world view ihakana iby'umwuka. Abantu bavuga ati buriya umuntu apfuye abapfuye, ibyo by'umwuka muvuga ntabibaho. Iyo bahakana umwuka wera bahakana n'imyuka yindi. Nabahaga urugero, hari gurupe y'abanyeshuri b'abanyamerika bajya baza kwigira ino mu muryango witwa Go-Aid. Noneho rimwe hari abakobwa 10 n'umuhungu umwe, abakobwa 9 n'umuhungu umwe, bari 10 bose hamwe. Noneho uwo muhungu sinzi yari afite amadayimoni, yewe narabibonaga ko ariyo, ko twaranaganiriye. Aragenda ajya mu isoko Kimironko agura ibyuma birebire bimwe by'abakinjage, araza ariko Imana imukoreramo atarakora ikibi, kuko ngo hari ijwi rye ryambwiye ngo ugende uzana ibyuma ukora ikintu abantu bose bazamenye ko wari uri hano. Ariko aje arabitekereza, ibyuma biha coordinator. Noneho coordinator ahita agira ubwoba, bamushyira muri lockdown, muri karantine, bamuza kongera kujya mu bandi. Noneho nje kubigisha, mbaza abo bakobwa ndavuga nti se wa muhungu ari hehe? Batari muri lockdown nyine, ari muri isolation. Habaye ikiza, yarwaye batoya bati yazanye ibintu by'ibyuma, ati coordinator amushyira muri isolation, bategereje ko indege izaza bakamujyana. Ndababwira mwamubwiye akazi tukaganira. Kandi ubwo ngubwo abo ngabo nabigishaga idini gakondo ibamo n'imyuka. Nibyo bya scientific world view na mystic world view byari mu byo twigaga. Babwira ni imyuka ibaho, imyuka mibi ibaho, ni wanyira haba nuko mutazi kuyimenya. Mwayihaye amazina, mwayibatije scientific, ariko irahari. Umwana araza turaganira, ngo nise bimeze bite? Arambwira turumva ati n'ubundi nsanzwe ngira hari ibyo bita schizophrenia. Schizophrenia ni igihe umuntu yumva muri we harimo abantu babiri, akajya yumva harimo n'amajwi avugiramo, akazagera akayoberwa who is who. Arambwira ati rero hari ikintu kijya ndetse bigenda bite? Arambwira tumva ati hari ikintu cyiza, ati nkumva kimanukiyeho, ati nkumva kingiyemo, ati nkumva kiramvugisha. Arambwira ni sasa uwo ni umudayimoni. Reka rero nkwigisha uko uzajya ubigenza, ni cyiza ukumva kimanutse, ujye uhindukira ukibwire ngo mu izina rya Yesu nta buturo ufite muri uyu mubiri wanjye, ubu ni ubuturo bw'umwuka wera. Ndakwirukanye bari abakristo, ndakwirukanye ndagucyashye. Niki natangira no kuvuga ukibwire ngo amajwi yawe sindi buyatega amatwi. Ariko ubwo nyine coordinator baza kumubwira ati yaganiriye na pastor, aramubwira ngo nta kibazo. Nta nubwo nongeye kubigisha. Following day coordinator arambwira ngo ibintu byanyu by'abanyafrika ngo mutaze science, ngo ubungubu ngo mubona abadayimoni muri buri gihuru, ngo mubona abadayimoni muri buri gicucu kinyuzeho, ngo ibi ngibi ngo ni ibintu bizwi, ngo ni scientific, ngo iyi ndwara yitwa schizophrenia. Navuga neka ngwira sa with all due respect, ubundi Imana iturema yadushyizemo umwuka umwe, ntiyadushyizemo ibiri. Iyo umuntu yumva arimo babiri, hari ikindi kintu kiba cyamwinjiyemo, icyo nicyo twita demon possession. Ni kandi rero iri somo mwampaye kubigisha, ni twebwe twemera ko amadayimoni abaho. Ni kandi wambwiye ko uri umukristo, na Yesu yemeraga ko amadayimoni abaho ndetse yajyaga yirukana mu bantu. Umwana wamwurije indege bamujyana mu kigo, bajya kumutera ibishinge za Nairobi hirya iyo ngiyo, barangije bamuriza indege bamujyana iwabo, asubira ku binini. Ariko nzi ko umudayimoni buriya ikintu cyitwa management y'umwuka, abakristo benshi, yewe no muri ibyifuzo mfitemo hano, abakristo benshi ntibigeze bigishwa gutegeka iyo myuka. Ni naho Adamu yaguye, tuzabireba ejo. Adamu yaguye ku kutamenya gucunga no gutegeka ibyo muri area y'umwuka. Iyo abimenya, Satani yari gutangira kuvuga akavuga ati Satani ndagucecekeshe ko mfite ubutware bwo kugucecekesha. Ariko usanga abakristo bicaye amadayimoni aradumaze, amadayimoni kinduka ucyahe amadayimoni akuvire mu rugo. Unabwira ngo mu rugo rwa hari amadayimoni atura mu rugo rwa hakora iki ufite Yesu? Ngaruke kuri cya kintu nababwiye, ubwo nta mpano ufite. Ntabwo umudayimoni ashobora gutura mu rugo rwawe Yesu ari umutware waro. Ntibibaho.
ubundi Yesu yadushubije ubutware bwacu. Satani yari yaratwambuye, abwira abigishwa arabwira ngo ubu nabahaye ubutware bwose, mushobora gukandagira inzoka na sikorupiyo, mushobora kwirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Noneho rero ikibazo abakristo dufite, kandi kindagira ngo mucyumve, muranyumva, mwiteguye kubyemera? Hari abakristo bigize substandard, bigize kadogo, bigize abo hasi, akavuga ngo biriya rero ngo bishoborwa n'abanyamwuka, ngo bamwe bavuga mu ndimi bagano. No, umuntu wese wizeye izina rya Yesu afite ubutware bwo kwirukana amadayimoni. Ariko ntimubyemeye, nubwo mbibabwiye ntabwo mubyemeye. Amadayimoni uyafiteho ubutware. Niba warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, ufite ubushobozi bwo kwira dayimoni ngo mvira mu rugo, hano si iwawe. Kuko mu by'Imana yahaye Adamu gutegeka ibyari muri Edeni byose, including na Satani. Nuko Satani atamuboneshaga amaso, ariko burya yari arimo, yari afite ubutware bwo kumutegeka akamuvira mu murimo. Kwamweretse Satani mvira mu murimo, ariko ntabwo yari yarabyigishijwe. Natwe dufite ubusonga bwo gucunga umwuka wacu n'imyuka yindi yose, kandi bibigishe rwose. Uwo munsi uzongera kubona amadayimoni yaje, ntuzayahendahende. Oya, ntabwo amasengesho Mana dutabare, Mana tugirire neza, Imana ikavuga urampamagara, jyewe naguhaye ubutware, bukoreshe. Bwira amadayimoni ngo dayimoni mu izina rya Yesu ndakubwiye ngo va. Nuko birukana amadayimoni. Ntabwo amadayimoni bayirukana bayahendahenda. Hari amadayimoni umwe yigira inkazi, gore kwituraza kumusuzugura. Umudayimoni yigeze kutuzutaguza, aratujujubya, duhera saa 11 twirukana umudayimoni, yigira kabutindi. Ariko yari afite uburenganzira, burya nabyo mujye mubyitondera. Yari afite uburenganzira kuko yageze aho amaze kuremba, aratubwira ngo ariko mwamhohoteye, ngo uyu mwana baramumpaye, ni ubuturo bwanjye. Ngo se yaramuduhaye, se yararwaye, umwana afite imyaka 4, baramubwira ati tanga igitambo, atanga umwana we. Turagenda, umugabo hari nijoro nka saa 7 y'ijoro, asohoka afite inkoni, avuga ngo dore ngo noneho uzanye abafite amamodoka. Nabwo nceceka mu bye gito, uyu mwana se wamutereje amadayimoni, afite imyaka 4, ahantu wagiye kwivuza ukamutangaho igitambo ntuhazi, nimumbabarire ntimuntware ngo mumfunge. Nabwo ntabwo aricyo kituzanye. Ariko kubera ko hari nijoro nta mwanya twabonye wo kubisenyera, cyane cyane ko hari no mu gihe kibi cy'abacengezi, kandi twari muri zone yabo. Naramubwiye ntejo uzashake abantu b'Imana basenyera ibyo wubakiye mu mirambizo yawe. Hari abantu benshi bubakira amadayimoni, akabamarira abana, akabamarira urugo. Wajya umubwira akamubwira ati ibi bintu nabihaye igicumbi. Sawa, biragutegeka nyine, none si ibyo wubakiye ntubana nabyo. Ariko ibyo nenda kubabwira, twe dufite ubutware. Uwo mudayimoni niyo yatinda, uramutegeka akagenda. N'ubundi intambara zose ntabwo zirangira umunsi umwe, siko bimeze se? Ntabwo intambara zose zirangira umunsi umwe, hari izimara igihe kirekire, hari n'izirangira vuba. Iyo ari abajura bateye muri karitsiye, abapolisi baraza, ariko hari igihe bahangana nabo nabyo bikiriza umunsi. Ariko hari igihe kiba ari ingabo zikomeye, bakanarwana n'umwaka ugashira n'ibiri n'itatu n'ine, ariko amaherezo iyo mufite imbaraga biragenda. Ibyo ngibyo ni ubutware bwacu, ni ubusonga bwacu muri teritori twahawe. Amen. Icya gatatu, ubusonga bwacu ku by'Imana yaremye byose. Kuko hano Imana yarabwiye ngo mwimenyereze ibiri muri iyi ngobyi byose, birimo amabuye, birimo ibiti, birimo inyamaswa. Ibyo byose ni ubusonga bwacu, kubibungabunga no kubikoresha bikatugirira akamaro. Amen. Ariko muzumve muri kino gihe intambara isi ifite, barakubwira ngo abantu bononye ibidukikije, ngo batemye amashyamba bayamaraho, ngo bacukuye amabuye y'agaciro basiga ubutaka bwanamye, ngo bubatse mu manegeka, amazu yabo atwarwa n'imivu. Biriya byose biri mu busonga bwacu bwo kubungabunga ibidukikije. Hari ahantu hagomba kubakwa, hari n'ahatubakwa, kuko Imana ishaka ko tubungabunga ibintu byose.
ariko rero iyo ibi ngibi byigisha abantu bumva atari ibyo mu mwuka, murumva biba ari iby'umwuka, kandi ibyo bintu ni ibintu ngo byaho ngaho ngo by'abantu bashinzwe ibidukikije. Biriya bidukikije biri mu busonga bwacu, kubungabunga ibidukikije biri mu busonga Adamu yahawe, ibintu bibungabunge, kuko Imana yari yamubwiye ngo iyi ngobyi ya Edeni uyihingire kandi ugire ute uyirinde. Haleluya. Niyo mpamvu rero Imana iza ikakubwira dore ko se ubutunzi naguhaye warabubungabunze, kutampa ibyanjye se. Ariko Mana urabizi biriya ni ibyanjye byawe ryari, tugomba kubibungabunga byose, tukabisonga, tukaba n'ibisonga by'ibyo dutunze n'ibidukikije byose. Haleluya. Hanyuma icyanyuma ndangirijeho tugasenga. Mu gice cya kabiri Imana yaremye umuryango. Imana irema umuryango, irema umugabo n'umugore, ariko na hariya yari yavuze ngo umugabo n'umugore niko yabaremye, mu ishusho y'Imana niko yabaremye, ubusonga bw'imiryango yacu. Ariko turubahuka. Buriya reka mbereke niba mushobora kubyumva, hari ibiro nyinshi n'ibinyamakuru dayeri n'ibindi tubonamo amafoto ya perezida, sibyo? Ugiye ugafata ikinyamakuru kirimo ifoto ya perezida ubigambiriye ugacishamo imisitari, abantu bakakubona, niyo cyaba ari icyawe, ndahamya ko bishobora kukugwa nabi. Namwe murabyemera ko bishobora kubagwa nabi? Noneho tekereza umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo, wowe ukamufata ukamuhondagura, bishobora kukugwa nabi, cyangwa bizakugwa nabi ahubwo, kuko buriya ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo abantu bajya batekereza yuko iyo tuvuga ngo ubusonga bwacu, impano zose n'ibindi byose biza kugira ngo dusohoze ubusonga bwacu. Urakubita umugore Imana yaremye mu ishusho yayo, hariho n'abagore basigaye bakubita abagabo, karabaye, ubusonga bwarazambye nyine. Niko bimeze muri kino gihe cyacu pe. Yewe mpura na byose, nabo bose, abagore bakubitwa n'abagabo bakubitwa, bose ndababona mu biro byanjye. Iriya biro buri ibisa amabanga menshi. Kubera iki? Ntabwo twasobanukiwe icyo bivuga. Mu ishusho y'Imana niko yabaremye, mu ishusho yawe niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye, ubusonga bw'umuryango izabitubaza. Imana yabwiye Aburahamu mu Itangiriro 18 ngo Aburahamu ngo icyatumye nkumenya ngo ni ukugira ngo wite ku muryango wawe, ubatoze kunyubaha, bagendere mu mategeko n'amateka yanjye, nanjye nzabasohoreze ibyo nasezeranije byose. So bikubwira ngo ibi byose tubona mu gice cya mbere n'icya kabiri biri mu busonga bwacu. Twebwe ubwacu turi mu busonga, umubiri, ubwenge, ubugingo n'amarangamutima byose biri mu busonga bw'ibyo tugomba kwimenyereza tukabitegeka. N'imyuka idukikije iri mu byo tugomba kwimenyereza tukayitegeka. Niba ari umwuka w'Imana tugakorana nawe akadutegeka, ariko indi myuka yose tukayitegeka. Mwabonye yuko Umwami Yesu iyo yagendaga n'imiyaga yari itegekaga kumvira, akavuga ati muyaga we tuza. Kandi buriya natwe buriya butware turabufite, nuko tutabukoresha. Nuko jewe hari igihe bikora akaba n'igihe byanga, sinzi ukuntu biba byagenze. Hari igihe twajyaga tujya mu biterane hakava izuba ryinshi, nkabona ntabwo pe sinagiraga impuhwe zanjye ko izuba nararimenyereye, ariko nkareba abantu bicaye nkabona pe ntibari bwumve. Akabwo mbwira Imana, mva rero Mana, njye kujya kubwiriza biriya bicu byose byikusanije byatwikiriye izuba, kandi ukabona ibicu biribwirije, imiyaga irabihushye bitwikiriye izuba. Hari n'igihe umuntu yabaga yabivuze akagira ngo ufite maji bitangaza, ariko ntibamenye ko hari ikindi gihe nabisengeye bikanga. Hari igihe twasengeraga imvura igahagarara, ikindi gihe ikatunyagira, ariko naje gukuramo isomo.
hari igihe Imana ikubwira ngo rwose ubundi umbwira ngo mpagarike imvura, ninde wakubwiye ngo ukore igiterane mu gihe cy'imvura? Hari igihe cy'imvura, hari n'igihe cy'ibiterane, byo ntukanzaneho ibyo ngibyo. Ariko hari igihe nabwo kugirira impuhwe kavuga ngo okay, uyu munsi ho ubugoryi bwawe sinzahora mwumvira, ariko uyu munsi mwumvira abantu banjye be kwicwa n'izuba. Ariko ubundi dufite ubutware mu gihe gikwiriye, kuko hari igihe twebwe dushaka gukoresha nabo ubutware bwacu. Hari umuntu urimo gusengera imvura, wowe ukayihagarika, Imana ikavuga ngo ya uriya muntu akeneye imvura kuruta uko nayihagarika kugira ngo wowe ukore igiterane, ikayireka ikagwa. Hari undi muntu urimo kuyisengera. Ariko ubundi dufite ubutware ku by'Imana yaremye, ariko tubukuye hehe? Muri Yesu Kristo. Ntuzihe kwirukana abadayimoni mu mbaraga zawe. Ni naho ndangiza nshaka kubabwira, ni naho ubuhanuzi bubi busigaye buriho muri iyi minsi. Umuntu arifata akaza akavuga ati jyewe zana amafaranga uyashyira aha ngaha, ndagusengera, nutabyara uzaza ubimbaza. Erega amamiliyoni abantu bakayatanga. Kiriya ni ikinyoma. Kubera iki? Ntabwo Imana yigeze isezerana ko tuzayitegeka. Yasezeranye ko tuzayisaba, ariko nifata icyemezo cyo gutanga. So wirya amafaranga y'abantu ubagurisha inyamaswa utari wica, wibabwira ngo ndagusengera, nutabyara uzabimbaza. Ikibabaje rero nuko harabaza kubibabaza, kazavuga ati ko natanze amafaranga yanjye ukambwira ko uzasenga nkabyara, none nkaba ntarabyaye. Ngo buriya ntabwo wari ufite kwizera. None se muri kontara mwakoranye wari wabishyizemo? Ujye ubanza uvuge ngo rero ndagusengera uzabyara, ariko ubanze wizere muri ubu buryo cyangwa buriya, wenda ibyo byagira uruhengekero, ariko ukuremo amafaranga. Kwa amafaranga yo buriya ni ubwesikoro. Kubwira abantu ngo zana amafaranga nkusengere ni ubwesikoro, kuko Yesu yaravuze ngo mwahereye ubusa mutangire ubundi. Ariko ubwo busonga turabufite n'ubu tugiye gusengera abantu mu byifuzo bafite hano. Imana ibaha umugisha. Ariko mu nyemerere ndashoje, mbanze mbabaze ikibazo. Ese ko nshoje, ejo tuziga ku bisonga by'indangare. Ibisonga by'indangare, uri maso cyangwa nawe uri mu ndangare? Ese ubusonga bw'umubiri wawe bihagaze bite? Urawutegeka cyangwa uragutegeka? Ubusonga bw'ururimi rwawe se bumeze bute? Ubusonga bw'umutima wawe ubikamo iki? Niba igihe twigaga wumvise Imana ikubwira ngo hari ibyo ugomba guhindura, uyu ni wo munsi. Niba kandi ufite abantu warashe imyambi y'ururimi ukabakomeretsa, uzanatekereze no kujya kubasaba imbabazi, usigeho amavuta. Ariko twihane abadamu, mumbabarire kubisubiramo, uretse ko n'abagabo tutari shyashya. Abagabo bakomeretsa abagore, kuko twebwe abandi ntabwo duhurira nabo. Abagabo bakomeretsa abagore. Abicayemo hano ndabareba, ariko nkabona musa neza, wenda nta bibisenzegere barimo. Hari inkomere zirimo zaba zihari, kuko abagabo bakomeretsa abagore n'abagore bagakomeretsa abakozi. Bitondekana gutyo. Imbwa yirukankana isake ikirukankana inkokokazi karya imishwi. Ibyo babyita pecking order muri sociology. Natwe tugira pecking order. Buri muntu wese agira abakomeretsa. Abapastori twebwe dukomeretsa benshi, kuko ubuyobora paruwasi ugakomeretsa. Reka tubibisonga by'indimi zacu, tubibisonga by'ibitekerezo byacu, tubibisonga by'imibiri yacu tuyitegekeye kudutegeka. Niturangiza tubibisonga by'impano zacu Imana yaduhaye, tubibisonga by'iby'Imana yaremye. Ubutunzi bwacu n'ibindi byose Imana yaduhaye tubicunge neza kandi tubiyikoreshereze. Hanyuma tubibisonga by'ingo zacu, duheshemo Imana icyubahiro, twibuka yuko nabyo tuzabibazwa. Amen. Kandi niba wumvise hari aho utsindwa, uyu ni wo munsi wo kwihana. Uyu ni wo munsi wo kubwira Imana ngo Mana umbabarire ko nabaye igisonga kibi. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu,
ibyo waremye wabiremye ufite gahunda. Urema umuntu umushyiramo umwuka wawe kugira ngo nawe agire gahunda, abe igisonga cy'ubuzima bwe bwite, abe igisonga cy'ibyo waremye byose, abe igisonga cy'umuryango wamuhaye. Ariko Mana tubabarire kuko kenshi siko tugenda. Twacuritse ibintu, imibiri yacu turayipfobya, abandi bayikoresha nabi, abandi bayishyira hejuru, bayiha agaciro idafite. Ariko uko byagenda kose twe turashaka kuba ibisonga. Udufashe kubisobanukirwa, udufashe gukoresha ururimi rwacu tuguhimbaza. Yakobo aravuga ngo rwa rurimi ukoresha uhimbaza Imana ngo ruhindukira ngo ukarukoresha uvuma abantu yaremye. Udufashe Mana, dufashe gukoresha neza imitima yacu, ibitekerezo byacu ibyo gutekereza ibyiza, uturinde gutekereza nabi. Uduhe kuba ibisonga by'ibyo watubikije byose, harimo n'ubutunzi bwacu. Uduhe kuba ibisonga by'imiryango yacu. Uha abagore kuba abagore bubaha abagabo babo bagakundana nabo. Uha abagabo kuba abagabo bakunda abagore babo bakababwira neza. Uturinde gukomeretsanya, uturinde intambara, turinde guhemukirana. Uduhe kuba ibisonga byiza mu byo wadushinze byose. Umve gusenga dusenge aha ngaha. Mwami Imana, tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye, ubane natwe. Komeza utegera amatwi gusenga kwacu. Iyi minsi 40 izaba iminsi y'impinduka, izaba iminsi y'ubusonga w'ibyo waduhaye byose. Kuko turavuga ngo atsi impano yawe, ariko ibyo byose tumaze kuvuga ni impano waduhaye. Imibiri yacu ni impano yawe, ubwenge bwacu ni impano zawe, amarangamutima yacu ni impano waduhaye, ubugingo bwacu ni impano waduhaye, umwuka wawe uduha impano, ibitu byo dutunze byose ni impano waduhaye, n'isi ni impano yawe. Uduhe gucunga byose dusobanukirwa neza yuko iyo tuvuze kwatsa impano zacu harimo ibyo byose. Komeza ubane natwe, komeza utuyobore, komeza utwigishe, komeza uduhugure. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe bunezerwe. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo.